kwa Masengo niho asengera, niho afata ijambo ry'Imana, niho baramiriza, niho bashimishiriza Imana, ibikorwa byabo byinshi niho bibera. Hari umuntu mwikiza akavuga ngo soma, yego, bikamusetsa. Numara kumenya yuko inzoga ikonje iryoha, ukayiryoherwa, ukajya uyinywa ukumva urayikeneye, ukamenya agaciro k'inzoga iryoshye, ikonje, idakonje, ubabaye umusinzi. Oya, twahuye ibintu byanjye byose abizi, azi ko naba mu rugo, azi ko nirirwa nzerera, nirirwa mu byumba by'amasengesho, azi nicyo nifuza mu buzima. Abigenderaho amfatirana, turaryamana, mubyarira umwana. yego, Theo afite ibizibiti biranga 28 by'ukuntu abapasteri bamunywesheje inzoga, bamujyanye muri bino bintu, Theo akabikukiramo, abikamukurikirana nkuko byagiye mu buzima busanzwe. ariko se umuntu mukuru kukiba umuntu mukuru ubu nagushora mu bintu udashaka. Theo inywere inywere nanjye nisiga insenda, uzajya nisiga insenda, nisiga insenda, nisiga insenda, ndekenye. Niyo mpamvu nk'umuvugizi wa Showbeazy namaze kwisiga insenda, sinarekera aho ngaho, nkora n'ikintu bita kwambara insenda. Namaze kwambara umudari. Munyembere nje muri ya gahunda ya party imwe nigira imbere. Reka twigire muri party imwe. Yes, igitondo gihile, umunsi mwiza, biraterwa n'ahantu udukurikiye uherereye. Twebwe twitwa Jero TV Show, nyita brother Jero cyangwa se unyita amazina yanjye umubyeyi yampaye, nitwa Jerome Ntakimana. Brother Jero nyine ni ry'imihanda, kuko ngo umuntu ugiye ku mihanda adafite izina nabyo bijya bigorana cyane. Reka nizere ko mumeze neza, abantu bakunda umurimo nizere ko mwawugezeho kandi mumeze fresh sana. Ikindi kandi niba utameze neza, umva ko ejo bizaba bimeze neza. Buriya umubiri ubyara udahatse, uyu munsi waba wakugoye ariko ejo ukaba biri kugenda neza. Icyingenzi nuko wizera Imana, ukumva ko wizereye muri Yesu, cyangwa se uri umusilamu ukaba uri umusilamu wuzuye. Reka nizere rero ko byose ubyujuje. Imbere ya kamera turi kumwe n'umugabo bamwita ngo umuvugizi wa sinema cyangwa se umuvugizi wa Showbeazy. Waramutse mugabo we? Naramutse neza, gusa nk'uko uri kumbona, urabona ko ndi umuhungu ushima Imana, urabona ko nkomeye muri ya gahunda namaze kuzana muri iki gihugu yo kwisiga insenda. Urazisiga ntizikuriye mu maso se? Genda umuntu wisiga insenda, nkazitotobeka, namara kuzitotobeka nkarekura. Ubundi abantu bamaze kunsobanukirwa neza batangiye kuvuga ko uyu muvugizi wa Showbeazy, izi ni inshingano wenda nubwo narabikubwiye, ariko izi ni inshingano namaze gufata, cyangwa se bamaze guhitamo babona ndazishoboye. Baraziguhaye cyangwa warazihaye? Nararahiye. Uratubwira aho warahiriye? Nzamura ukuboko imbere y'aba TikToker, abakoresha Instagram, abakoresha YouTube, bose ndarahira, ndavuga ngo izi nshingano ku muvugizi wa Showbeazy nje kubikora kubera ko harabuze undi muntu ubikora. Warahiriye ku mihanda? Nararahiye. Warahiriye ku mihanda? Ndetse kugenda mbwira abanyarwanda ati abantu mutarabonera hira ryanjye vuba ahangaha, ndaza kubishyira hanze ku mugaragaro ndi kurahira, nemeza ko izi nshingano zo kumuvugizi wa Showbeazy muri rusange ngiye kuzikurikirana, nkazikurikirana mu buryo bweruye. Yego. Yego. Uje kuvugira Showbeazy na siporo muri rusange? Ibyo bisate bibiri byombi n'ubundi ntago bitandukana cyane. Ibyo bisate bisa nkaho byenda kujyana, ariko nubwo atari cyane ariko birajyana. Ariko ikintu kijyanye na gospel, ikintu kijyanye na Showbeazy, ikintu kijyanye n'umupira, hose ndi tayari. Mugane kubanza wisize insenda. Insenda mba nazisize ariko uze kunyemerera nze kugira umwanya wo kwisiga insenda, kuko uyu munsi ndifuza yuko abantu bo kuri Jero TV baza gusobanukirwa impamvu umuvugizi wa Showbeazy naje hano. Ikaze kuri Jero TV Show. Utarama ikaze, mbabarira gatoya mbere yuko iyi mikoro ni mikoro ya Jero TV, iyi mikoro mbanze nyisiga insenda, nduzengurutse urusenda, mvuga uti umujyo wanjye nawuzanye. Tamirizaho. Nyemerera nkoremo hano gutya, iyi ni piripiri. Niyo muzi piripiri, piripiri yumaze kuyirya, yumaze kuyishiririza, ukayisiga ku kantu gutya. Yego. Jero, Jero TV, nyisiza agasenda. Ibi birahagije. Twagiye. Ubwo bivuze ngo igiye guhora iryoshye. Twagiye. Abantu barya agasenda ngira ngo ubu bamaze kunyumva. Reka nizere ko mwakiriye umuvugizi wa Showbeazy, ariko ubu nubwo turetse kuba umuvugizi wa Showbeazy, amazina abantu bakuzeho na yahe?
Ubundi amazina namaze gutereka kuri iyi mihanda yego ni Tunga. Yego niyo mazina namaze kwibrandingaho, ni izina rya Tunga. Nagiye ndikoresha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko amazina niswe n'ababyeyi nitwa Kubwimana Olivier, ariko ukaba witwa Tunga. Mr. Tunga inote. Ni ukuvuga ngo naje gusanga ibintu byose nunze ari inguzanyo. Hoya ninde muntu ujya upfa gatahana ibintu se? Hoya ni gute atari inguzanyo se? Iyo upfuye ibintu byose kwisura bisiga, amafaranga wakoreye urayasiga, ibyo watunze byose urabisiga. Yuje hano ku isi ukaza ku isi ugakorera amafaranga, ibintu byose ukabitunga yigiye utahiraho. Hoya niyo mpamvu nkubwira ngo ibintu byose nunze ni ideni. Ukabashishikariza n'abandi bose gutunga. Muratunga iki si ibintu murabitunga bibamarira iki? Nta kintu byabamarira. Nanize ngo witwa Tunga inoti, tunga byose. Iyo mvuze Tunga cyangwa se iryo jambo inshatse kuri sesengura impamvu nisi iryo zina Tunga, harimo ibintu byinshi. Ni icyizere, ni ukwiremamo icyizere kugira ngo ubu buzima ubaye umudafitemo icyizere nta kintu wageraho. Biba binyibutsa ngo ese ko witwa Tunga ni iki ufite, ese gerageza uharanire kugira ikintu ugeraho. Iri zina riranyankuraje, niyo mpamvu nanaryise izina Mr. Tunga, kandi uwo mujyi none akomerejemo byanze bikunze Imana izakora ibyayo. Yes, turi kumwe na Mr. Tunga, umuvugizi wa Showbeazy kuri Jero TV show. Uyu munsi ndizera ko ibintu birize kugenda fresh sana. Nizere ko abafana cyangwa se abakunzi ba Jero TV show tugiye kujya tubashyira igorora. Turi kumwe na Mr. Tunga hano, reka twanzike duhere kuri inkuru uyu musaza. Uyu musaza bamubonye n'abantu narabye kuri video ya Mutabazi ipe by'abagore 400. None nanje nashatse kuyabondeye ko nakwihangana. None ngira inama nkomeze bihate nangwa se kanda kuri comment no ugatima no gasaraba nkubwira ibisiga. Umusaza afite imyaka ingahe? Ariko wajyumba barira nk'iyo nkuru tuba duhereyeho, ni ukuvuga ngo uwo musaza ndagira ngo nanabitangeho umucyo. Ibi bintu byo muri Showbeazy twamaze kwibrandinga nk'abantu b'amatiku, abantu bijandika mu bintu by'ubusambanyi. Ni gute uyu musaza yamenye Baritazari? Uyu musaza ugereranyije afite imyaka ingahe uko umubona? Uyu musaza ubundi ari muri cya kigero, ngira ngo nimba ubyibuka ujye ubona abana bagabo bitwa ba Kenisi bagiraga ikiganiro cyitwaga Muzehe Kwizi. Yego. Uyu musaza akaba yicaye muri Muzehe Kwizi ari kugira inama urubyiruko, ari gutanga umucyo ku byamaye ku mateka y'igihugu, ariko yibere muri Baritazari. Uyu musaza yabyikoresheje ibi bintu? Hoya ndagira ngo turinje kuri icyo kintu, gusa mbere yuko nyinjiraho ndagira ngo ntengaruka kuri Mutesi Scovia. Ariko mbere yuko mbigaruka njyana n'icyo kintu mbwiye, mbabara mbanze nambara ikintu cyitwa insenda. Shiraho mbabara nambara insenda nisiga umubiri wose, musobanurira imva n'imvano ya bino bintu, kubera ko ibi bintu byamaze kugaragara ko muri Showbeazy kuzana amatiku, kuzana ubusambanyi nibyo biri gucuruza, niwo murongo twagiyemo. Ibi bintu Scovia yamaze kubishyiraho umucyo. Ejo bundi naramubonye nambara insenda mbere yuko mvuga icyo kintu. Ejo bundi naramubonye Scovia babwira ati sha nyemerera nambara insenda zijandikemo. Uyu munsi ngiye kwambara umudari w'insenda kugira ngo breaking iyi nkuru. Ongwiki bamwita Mr. Tunga. Mr. Tunga ngaje kuvugira Showbeazy. Mamaze kwambara insenda manuka. Nukuvuga ngo bino bintu, ibi bintu twatangiye byo kujya dufata abantu bakuze, abantu bashaje, tukabashuka, tukabashukisha amafaranga, tukabazana imbere ya kamera. Tugatangira tukababwira ngo muvuge ibi bintu muri butwike, muri buze kubona amafaranga, ibi bintu murabyungukiramo kandi babashuka. Nimba wumva neza uri yumvishije iryo jwi, umusaza atangira avuga ngo kanda ku gasaraba, akaye gasaraba kanda. Umva n'abantu narabye kuri video ya Mutabazi ipe by'abagore 400. ndebe nganyumvira abana bari kurira, umukecuru amuri inyuma, umwana w'umukobwa muri imbere, yagakwiye kuba bagira inama yibere muri Baritazari. Mumbabarire banyarwanda. None nanje ndashatse kuyabondeye ko nakwihangana. None ngira inama nkomeze bihate nangwa se kanda kuri comment. Ndakomeza bihate cyangwa se ukande kuri comment. Je nukuri ko Imana gahinda karanyishe. Uyu musaza uwakaba ari muri Muzehe Kwizi, ubwo ko ibintu biravahe birajyaye. Nukuri ko Imana gahinda karanyishe. Ibi bintu nkatwe nk'urubyiruko iyo turimo turabikora tuzi ko turimo turakora ibintu byiza, kandi tuba turi kwangiza, tuba turi kwicisha Showbeazy. Niyo mpamvu n'ubu ngubu Mutesi Scovia yamaze gushyiraho ingamba nyuma yo kuba umuyobozi wa RMC. Injira mu nyemera ninjira gutya. Uyu mudamu yagiye agaragaza ko afite ubushongore n'ubukaka, ashoboye ibi bintu yitanze babimuhera ibihembo.
yaranabikuye ariko Mutesi ejo bundi amaze kurahira amaze kwemera gufata izi nshingano uzi ijambo yavuze yaravuze ngo ni muntore kuko ndi umugore muntore kuko ibi bintu mbishoboye uzi impamvu yavuze iryo jambo kuvuga ngo ni muntore kuko ndi umugore ubundi tuzi ko hano mu Rwanda byamaze kugaragara ko igitsina gore cyamaze guhabwa ijambo mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane. hari ikintu rero sinzi ukuntu ndi bugisobanure hari ukuntu hano muri Showbeazy umugore bavuga ati wenda ahantu twagiye reka dushyiremo umugore kugira ngo bigaragaze ko umugore afite ijambo icyo kintu nicyo Mutesi Scovia yanzi yego yaravuze ngo nimumfate nk'umugore kubera ko abagore bari gufata agaciro mwumve yuko ikintu umugabo yakora nanjye nagikora munyubahira ibitekerezo mfite mu mutwe mugende mu byubahe mwumve icyo ndi kubabwira niyo mpamvu bamuhaye kuyobora izi nshingano Rwanda Media Commission yari bizi neza ko Mutesi Scovia agomba gutsindira ikamba bivuze ngo ntago hari ko amatora yarabaye ariko mu matora kuba niyo mpamvu usanga Mutesi Scovia muri aya matora yaragize 80% kubera iki ariko yaranabikwiye yarabikwiye ariko twibuke yuko uru rwego wenda tugiye kugaruka kuri Cleophas Barore muri 2016 yayoborwaga runo rwego naga aribyo bari bagendeyeho kuki bari bagendeye ku muntu wize wari ufite ubwo bushobozi umaze igihe kinini muri media ugaragaza ko ibi bintu bisobanukiwe ubu ho bagendeye kuki ubu ngubu ni kuvuga ngo bavuze ngo Mutesi Scovia wamaze kwibrandinga nk'umunyamakuru mwiza ufite intego ufite icyo ashaka kugeza abanyarwanda muri rusange ngwino uyobora runo rwego rurimo amatiku rurimo umwiryane rurimo amahabara menshi cyane uzushyire ku murongo utanga umucyo uvuge ngo ese ko nawe wabaye kuri iyi mihanda ese ko wabanye n'abanyamihanda kuzi kuntu gutegura inkuru bivuna kuzi kuntu kurwana n'inkuru bivuna kuzi kuntu ibihuha biba bimeze buriya n'aya mahirwe arimo uyu Mutesi Scovia iyi mihanda arayizi kubera akazi kwikoze inkuru y'igihuha kuntu bigenda azi yuko uri guhiga inkuru kuntu bigenda bamuhaye kuyobora uru rwego kugira ngo azabana natwe tuba muri ibi bintu anadushyire ku murongo none twari gushyirwa ku murongo na Cleophas bari umupasteri bari kongera kumuyiza inshingano ejo bundi nabonye Mutesi Scovia yarakoranye inama n'abanyamakuru yakoranye inama n'abanyamakuru no mu bintu batangiye kujya bitsaho ndegenda bikubwira nkubwira n'impamvu injiramo kubera icyo aba influencer bose bakoranye inama na Scovia bakamubaza ikibazo kimwe nagira umuntu n'umwongera kubaza ikibazo cya kabiri bakamubaza bya bibazo by'indambi mbabarira ahantu ndekure rekura impamvu babazaga ibibazo by'indambi nuko bazi ko abanyamakuru bose baba influencer baza ibi bintu bya Showbeazy babizanamo indambi bakabizanamo matiku bakabizanamo kurwaniramo kuko twamaze kubona ko amatiku mu Rwanda aracuruza rero baravuga ngo mu kiganiro bagiranye umunyamakuru umwe cyangwa se mu ba influencer bari barimo bajyaga batangira kumubaza ngo ese Scovia reka tukubaze ese umunyamakuru ko yageraga gutya agakora ikosa agapostinga ikintu cy'amakosa ribi kayite byitambikamo mwe nk'urwego muje gukora iki ese mugiye kujya muza kubana natwe mubanze mutugira inama nimumara kutugira inama tubone kurekura aba banyamakuru bose aba influencer bose bagiye bihara kuri icyo kibazo kugira ngo barebe ko azajya barengera ariko bibagiwe yuko uyu mugore ikintu cya mbere yabanje gukora icyizere leta iramwizera abaturage turamwizera kuko twamaze kubona umujyo wiwe yuko ari umurongo mugari wo kugira ikintu ageza kuri leta no gukosora ibintu byanze gukosoka ubu si uzaba umuvugizi wa Showbeazy kukurusha njye nakubwiye ngo izi nshingano nahawe zo kuba umuvugizi wa Showbeazy ni inshingano babonye ko nzishoboye barazima barambwira utugenda uvuga ibiri kubera muri Showbeazy ubitangeho umucyo mukumire muhane aba bantu bose bazanye ibintu kuri Showbeazy batazi inzira bajemo ubwo murabungiriza ba Scovia hoya naga aricyo bivuze Scovia no kuvuga ngo nyuma yo kwemeza ko yamaze kuba umuvugizi wi RMC we yarivugiye ngo muze mubane nanjye mumfashe cyane ese tugiye kumufasha iki umuyobozi mwiza tugiye kumufasha iki se kandi turiga tubrandinga amatiku tugiye kujya tumubwira ngo kana kabarwanye kana byagenze gutya aho niho warebera turamufasha iki aho niho warebera avuga ati reka nze nanjye Showbeazy nyivugire njyewe nicyo naje gukora kugira ngo izi nshingano zijye mu bikorwa
kandi tugomba kwisiga insenda ngira ngo mama Scovia urabibonye ko yisize insenda nawe bayokera umubiri wose nta kintu waza umubwira iyi mihanda arayisobanukiwe cyane arayizi pe nyemera rero ngire ngubwira akantu gatoya aba influencer bose bamaze gusaba icyo kintu Scovia batangira kukimubazaho kugira ngo bikurure bishyira umunsi habaye ikibazo bajye bakakwita bajyana umuntu kuri ribu bajye bahita bamujyana hehe muri RMC it's aba bahungu bo kuri Showbeazy aba bahungu bakora Showbeazy bo kuri Twitter bazi ubwenge n'abanyamanyanga cyane ndatinya kubivuga sindi umuvugizi wa Showbeazy sinjyana mbibona yivugire iyo ugenda ukabreak ukavuga ngo umuntu ngo yarwaye ngo yirukanwe iyo bavuga ngo Scovia ejo bundi numvishe umuntu wa post ndaravuga ngo Scovia ngese ko Scovia tize ngese ko nta kintu kigaragaza ko ibintu afite uburemere mu kijyanye na education kuki bajya kumuyiza inshingano ni bangaye hano mu Rwanda bize n'abanyamakuru bangaye bafite ubwo bushobozi bakoze n'ibyo Scovia yakoze hari kiganiro mperutse gukora hano ndi kubwira umusore wanjye bita Dani ndi kubwira ati ninde munyamakuru wari kujya muri Inventura akavugana n'umuyobozi wa ninde munyamakuru yicaranye n'abajenerali b'ibihugu nimba namuvuga ati ninde munyamakuru ushobora wari kuvuga ati reka ngende mvugane na Alemuko ndavuga umuvugizi wungirije kandi bakagira ikiganiro cyisanzuye cyiza kandi cyubaka amubaza ido nido akamubwira ati nk'umuvugizi tubwira ibi nibi bivuga nk'umuvugizi cyangwa bivuge nk'umuntu usanzwe nka rubanda arayimuka akamubwira ngo mbere na mbere mbanza kuba umunyarwanda mbere yo kuba umuvugizi cyane nanjye rero mbanza kwisiga insenda mbere yo kuba umuvugizi nisize insenda nokere umubiri wose nta kintu wamenya wajuje niyo mpamvu reka nongeye kugaruka kuri kano kantu aba bantu bamaze kugirana inama na Scovia baricaye bamaze kuko uwo mujyo wari batarimo bavuga ati reka tubaze Scovia tumubaze ati iki kibazo bizajya bigenda bite Scovia nawe gitangaho umucyo uyu Scovia nyuma yamaze guherwa igihembo yahawe igihembo nabo bita African Women Achievement African Women Achievement 2024 muri Kanama bamuha igihembo cy'umugore wabashije kugira ikintu ageraho kandi mu buryo bufatika yaba mu bukungu n'itangazamakuru cyane mu bantu 100 harimo umugabo umwe mu bagore 36 mu gihugu cy'u Rwanda bahiswemo yari ku mwanya wa 19 Scovia mu nzego zose uyu Scovia ibi bintu yaje gukora ibi bintu aje gukora muri RMC ni ibintu yari yaratekerejeho ni ibintu yari azi neza dore ko atarya indimi yanze kwipanga akazi se wapi ntago yabyanze jero mbabara umbwira akantu gatoya umbwira akantu kuri Mutesi Scovia umukundira kugira ngo no mite nzamuka ngenda nkubwira ikintu yavuze muri iyi nama Mutesi Scovia ikintu cyambere ngiye mukundira ni umubyeyi wiyangaja wigirira icyizere kandi ukorana ibintu ubunyamwuga icyo kintu cy'ubunyamwuga ngize imana urakivuze reka nongere nisiga kamurari iki kintu avuze cy'ubunyamwuga munyemereye nyivuga w'abanyarwanda uyu mudamu no muri ya nama yavuze ngo ese ko mbona mukora muri aba influencer tubafate nk'abanyamakuru b'ubunyamwuga cyangwa tubafate nk'abanyamakuru b'abaturage icyo kibazo yagisizeho umucyo yababwiye ati mwebwe inkuru muvuga inkuru mutaha izose ni inkuru z'abaturage nago mukora kinyamwuga ese tubahereza amakarita arababwira ati wapi ntayo naba nta makarita ndi bubahe kubera ko kuba wujuje ubunyamakuru kugira ngo wuzuze ubwo aya ma step yose kugira ngo ube umunyamakuru ni step ukurikiza ugenda ukiga mu ishuri wamara kuzimenya ukaza hano hanze ibintu bya Showbeazy twirirwamo bitandukanye no kuba umunyamakuru weruye ntaho bihuriye icyo kintu Scovia cyo kuba umunyamwuga niyo mpamvu batazigera ry'indimi niyo mpamvu n'urwego barumuhaye kubera ko ntago uzakora amakosa ngakureke twagiye tubibona ubwo yagendaga bomora abantu bagiye yabomoye yago ngira ngo urabizi yego ntabwo yatinye kubivugaho araza bomora pasteur kanaka amaze kubabona bishyira hanze kubera ko atajya ry'indimi bamuziho kuvugisha ukuri impamvu rero RMC yamaze kumugira icyizere akategera inama n'abanyamakuru nukugira ngo abanze yumve bya bibazo by'abanyamakuru bafite abari byo aheraho ariko ikibazo bafite ni ikibazo cyo kwikurura bakishyira nta numwe wigeze abaza ikibazo kizima amubaza ati ese Scovia ufite ibitangazamakuru bibiri kandi ukoraho
ibyo bitangazamakuru bibiri n'izi nshingano hawe ese ibi bintu uzabihuza ute gute uzabikora ute bose bikije ku kibazo kimwe tuzi yuko umuyobozi agira akatensheni ko kutarengera ko kuvuga ibintu gake gake muri wa muntu gake gake ese Scovia tuzajya tumubomora nawe se tubomore ari umuyobozi ibyo ntawe wamubajije ninde ari kubimubaza se kubera yanda mbi kwa kuntu dushaka kubranding ibintu byacu kwa kuntu dushaka gukura twishyira n'undi Scovia yarababwiye ati ese murashaka dukore groupe mukore groupe za WhatsApp mutumiremo Solange uyu Solange n'umuyobozi urabizi tumutumire Scovia nawe arabazi munyemerere sinze gutinda kuri Scovia kuko urusenda Yisize ndi kokera ufite byinshi ibi bintu byamaze kuba kasamutwe mu gihugu cy'u Rwanda ese ubundi waruzi yuko hari icyaha ribi itagihana ntacyo waruzi ko riba ari icyaha itagikurikirana nta cyaha idahana waruzi ko riba ari ibintu yirengagiza nta cyaha idahana ngo iki none se kirahari ngo iki icyaha kirahari ribi idahana abanyarwandakazi hari icyaha ribi idahana ikihe itanakurikirana ikihe se ni icyaha munyemere ngiye kukivuga mbanje gukoza akarimi ku rusenda iki cyaha ni icyaha cyo kugira ute ni icyaha cyo gutuka Imana ninde wakubwiye ko ribi kurikirana umuntu utuka Imana se ntago yabyijandikamo ribu ikurikirana umuntu utuka Imana ninde uhagarara Imana ku isi ninde uvugira Imana ninde uzi ikintu Imana iteganya ku buzima bw'umuntu turabana baye ariko ntago ejo bundi ntabwo wabonye umuntu wavuze ngo ngagiye gusabira ngo kana kurupfu none se twabibonye none se buretse ntago turabana bayo turabana b'Imana none se hari uwavuga Imana nabi twebwe tukamworohera hanyuma kuki abo bayivuga nabi mwumva ariko turabakumira mubakumira ute kacyo kintu cyane nk'umuvugizi wa Showbeazy injiramo nukuvuga ngo ibi bintu twamaze kwibrandingamo byamaze kugera muri gospel biteza akavuyo bifite umujyo ibi bintu byo muri gospel byamaze kugaragara ko mirimo amafaranga kandi amafaranga menshi umuntu ubijemo yitwaje icyo kintu abona amafaranga kubera ubutekamutwe ariko n'ubundi ngo ubutekamutwe baracuruza ariko nimba dushaka kubaka Showbeazy nziza nimba dushaka kugendera mu mujyo mwiza gukora itangazamakuru riryoshye gukora Showbeazy iryoshye nuko tugomba kugendera mu murongo mwiza udasenya utangiza tugomba kugenda mu nyo kuvuga ngo ese niki tumariye Showbeazy umuntu ugiye kuza gushora muri Showbeazy arashoramo gute none se ubundi byo byaribu warubizanye gute impamvu mvuze ribu wari byahida kurikirana abakozi b'Imana benshi abapasteri benshi bamaze gutangira kujya babeshyera Imana ibintu bitabaho none se ubwo icyo kibazo kizakemuka gute nimba ari ibitagikurikirana nta kindi kizagikemuka nuko wikinishije umwuka wera ngira ngo wemera ibintu by'Imana cyane waruzi yuko ukinishije umwuka wera hazamo gukenyuka mu ijambo ry'Imana ntago birimo mu ijambo ry'Imana ntago birimo sindi buze kwinjira muri Bible ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo iby'Imana tubiharira Imana izi nsenda se nakubwiye ngo izi nsenda Yisize zanyemerera kugera mu gitabo cy'ibyahishuwe oya ntago witsamo mumbabarira ibintu by'Imana bishyire ku ruhande naza kubivanga na kino kintu kuko nge cyamaze kumbabaza injira mu kiganiro niyo mpamvu nk'umuvugizi wa Showbeazy ngiye kukubwira ibi bintu nibakomeza kubikora gutya nibakomeza kubigijandakamo gutya Imana izabahana ku rwego rushimishije ariko n'ibandi utari kugaruka kurimo urabatsinda ahubwo ndabatsindira iki uyu ntago bamwita tajiri Mutabazi Chris uyu si umukozi w'Imana yakoze iki tajiri uyu tajiri Mutabazi yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye byo muri Gospel Square Church kwa Masengo niho asengera niho afata ijambo ry'Imana niho baramiriza niho bashimishiriza Imana ibikorwa byabo byinshi niho bibera uyu Mutabazi yakoze ikosa ryo gukina na mwuka wera niyo mpamvu nakubwiye ngo ribu hari ibyaha itagikurikirana ariko uje kubihana ngenje gutanga umurongo mubwire ngo kwera iki ibintu bikora mukumire ninkumira hakiri kare bizakugirira akamaro uze twisiga insenda dukora ibintu bizima mbese ugiye kumwibutsa ko ukinesha mwuka wera ukenyuka ngo iki ndabimwibutsa nagabizi tajiri yakoze iki rero uyu tajiri ubwo bari muri practice yakoze amaharo mbabaranya kumvisha manuka tajiri Mutabazi mbere yuko mvuga tajiri Mutabazi hari uwo bita Elize Bigirimana Elize Bigirimana uramuzi ndamureba mugende gushaka iyi voice ya nuza ya Chris yego
uyu mugabo ni mukuru uyu nguyu Mutabazi Chris uyu mugabo uzwiho kuramya no guhimbaza kandi bikomeye n'abantu bo mu Rwanda no baramutinya bari na gahunga rero baramutinya bano baririmba za gospel bose baramuzi bambonye baramusobanukiye baravuga ati ubundi uyu muntu yafashe mikoro nta muntu umwegera ariko murumuna we no kuramya ahamagara mwuka wera ariko murumuna we umva murumuna y'ibintu yakoze nago mbimurenganyiriza umva murumuna y'ibintu yakoze yego reka mere hano turatangiye guhera twanashoshe ubana natwe kuko uzikora buri munsi uko bwije n'ukeye imbaraga zanjye duhoraho n'ubuntu bwawe tuvuga iki turakika kwitende kakwita ikirengeye reka kwita isumba zose reka kwita nyiribihe iryo ni ryo zina ryawe umugani wa yandirimbo y'abahungu babiriya Origa ila se, sa ila so, swamine, kaine manga, nyumvira no kuri kw'Imana urabyumvishije urabyumvishije ndabyumvishe ngese mwitende yita Imana nyine uzi indirimbo ya Debeni ngo mwitende gitare ngo mwitende Mana aranje agiye gusohora bavuga ngo Vancouver ese mu bintu by'Imana hazamo Vancouver ute Vancouver rye ongera mwumve kano kantu baretse nongere mwumvisha kandi ibi bintu nge byamaze kunera ubwoba ndavuga ngo ese nk'umuvugizi wa Showbeazy nikiri nkwere gukora hakiri kare mu maguru mashya baretse wumve n'indi voice yanyu kiwa sikisa ku sakwe ushimwe mwamubane natwe muri zose no munsi droit belaride bera mugore wanje amen droit de ride ariko rero reka nkwereke tunga harya umuntu akora ibintu yishimye harya bari mu mavuta yumva afite amavuta hoya n'ubundi ndagira ngo tugaruke nuko umuntu twaga Pastor Theogene Imana mwakire mu bayo uyu mugabo Theogene nawe mu bintu yakoreshaga kugira ngo abantu inkuru ye bayumve cyangwa se kugira ngo ikibwirizwa cy'icyumve yakoreshaga ibintu na comedy ese kubera iki uyu ngo yavuga ibintu by'Imana ari kuvuga mwuka wera wakazanamo comedy ariko nyine nawe urikije avuga ati na Theogene yari ubwo yazanaga comedy Pastor Theogene yagwaga urugero nago yafataga inkuru muri Bibiliya ngaba yagira comedy nago yafataga mwuka wera ngaba ari wazanamo comedy yagwaga urugero rusekeje ni wa mujya w'abapasiteri bagira kugira ngo abo babwira babashe kubiyumvamo cyangwa se ibyo bigisha biryohe ariko ibyo yavuze yazanye umugore we azanamo umugore we witwa Bera uyu mugore we Bera wenda sinibuvuge cyane ngira ngo uramuzi ariko ngaruka kuri uyu Chris mu bukwe bwa Chris bwabaye ku itariki 18 z'ukwa 11 umwaka ugiye gushira uyu muhungu bari bagiye kwanga kumusezeranya habaye iki nakubwiye ngo uyu musore sinzi impamvu yijanitse muri ibi bintu kandi ari umukozi w'Imana waruska rimbana na ba Pastor Ben warubizi ntabyo narinzi abantu bakomeye muri Showbeazy mu gisate cya gospel baririmba bakaramya bagahimbaza Imana ariko se ntago ushobora kwemera ko ibintu yabikorejwe no kuba ameze neza ari mu mavuta ari mu bisubizo by'Imana nago nemeranya yuko nawe ibi bintu yabikoze nawe nimba wumvisha ka audio neza ye karangije araseka nahana avuga ngo sakwe hari umuntu mwikiza akavuga ngo soma yego bikamusetsa ese kubera iki abantu bo mu bintu by'Imana abantu mukora umurimo w'Imana mwatangiye kubeshyira mwuka wera ibi nimba mushaka gutera imbere nimba mushaka kugira umurongo mugari mugenderamo Showbeazy mukora ibintu bizima dusanzwe tubaziho Susumuza aririmbana na ba Frank niba gutera amabuye tunga banera amabuye yiki niba gutera amabuye banera amabuye yiki bavuga ati ibintu byo muri Bibiliya wabyihoreye none se umuvugizi wa Showbeazy akamaro ke naka ngomba kubwira abantu bose bari inyuma yuko uru ruganda bagomba kuruzamo bitonze ndaza kukwereka muri ya gahunda ngira ya part imwe ngira gahunda ya part imwe ninera part imwe ngigira imbere ndakwereka ibintu nkora reka dukomeze uyu Mutabazi nari nimaze kubwira yuko ubukwe bwe bwari bwanze kuba bari bagiye kubuhagarika pastor yanze kubasezeranya kubera Chris yari afite amakosa se amakosa gusa hoya uyu Chris babeshye wari ugiye kubasezeranya pastor Chris yabeshye pastor
yaramubeshye ngo turagereza isaha n'isaha uze kuba uhari bakora bya bintu by'abanyafurika ibyo se ibintu bisanzwe se twese ubukwe bwari bugiye gupfa ubukwe bwari bugiye gupfa kaza ntidushingirwa se tugacererwa kuba ukora ikosa uri mu gisate cy'Imana biravuga ngo nuhe murongo utanga ni kiye kintu utanga ese ko tuzi ko abantu b'Imana batajya bijandika mu bintu by'amakosa ibintu byabo biri kuba biri ku murongo kubera iki batangira gutandukira bamaze kumenya ko ibi bintu byajemo amafaranga ni ukubera iki ndajya ikintu kimbwiraho gatoya ni ukubera iki abakozi b'Imana umurimo batangiye bawutangiye bawumva Imana ari ibahamagaye ariko batangiye kumenya kurimo amafaranga batangira gutandukira ayangiye icyo nemera cyo nuko hari igihe umuntu aba ari mu mavuta ari mu mwuka agakora utuntu nyine bite nuko ibisubizo byamaze kuboneka by'ibibazo yari afite hajya basanga Chris ibibazo byarakemutse ibibazo bye byakemutse ibibazo yari yifitiye byo mu buzima ahubwo si iki kibazo yagiranye n'Imana kiraza gukemuka ariko nuko ijambo ry'Imana nzi ko rivuga ngo yego tuba tuzi aho wakusereje ariko ntago tuzi aho mwihanira singiye kumucira urubanza rufitanye n'Imana ariko nawe ntago biri bumworohere itorero ko ryatangiye kumureba nabi abantu bitwa abo mu misozi miremire aba n'abanyamurenge bagira umuco bagenderaho bagira amabwiriza bagenderaho iyo wakoze ibintu nk'ibi uba watandukiriye yego ngo iki batangiye kumureba ijisho ribi ngo iki nawe arabizi ntago yorohewe ni ukuvuga ngo naticara asaba imbabazi avuga ati ibintu nakoze ni bibi yega abanza gusaba imbabazi Imana ariko ibintu yakoze ni bibi reka muveho tere indi pati nyemera iyi gahunda ya pati mwe ndaza kwereka igihe nyitera nakubwiye ko nisize insenda kandi ikamunari yamaze kungeramo ndi kokera ngeze kuri Theo bose babireba manuka uyu Theo bose babireba mbere yuko mwinjiramo mbwira ikintu muziho Theo ni umuramyi wadufashe mu gihe kirekire mbere y'abambonye mbwira ikintu muziho kiri hiti kiri hano hanze ku mihanda nta muntu utazi yuko Theo n'umuntu witwa Senderi muri iki gihugu cy'u Rwanda ariwe bafite indirimbo nyinshi ubu ngubu bari kumubeshyira ngo yapfuye kandi Senderi ni inshuti ye magara burya ngo iki burya Theo bose babirara arabizi neza uyu mugabo witwa Senderi ni inshuti ye magara ngira ikintu umunsi wa kibi ngira ikintu kizo kuri iyi mihanda cyamaze kuba inkuru kuri Theo bose babireba wana bivuga muri ubwo buryo baramubika umunsi ku munsi ngo yapfuye baramubika uyu muhanuzi wo muri Zaburi ndaza kumwitsaho kuki Theo batangiye kumubika kuki batangiye kuvuga ko Theo agiye gupfa kuki batangiye kuvuga ko Theo agiye kwitaba Imana uyu mugabo wavutse muri 80 afite imyaka ingahe ubwo afite imyaka ingahe imyaka muri za 80 ntafite muri za 40 na kuki bashaka kumukenyuza kuki bashaka kapfa nyuma yaho yemeye kuvuga ngo ngiye kuvuga ibintu byose by'ukuri inyugiye mwabingerekeyeho igihe byari bindiho kuki uyu mugabo yemeye kuvuga ukuri hari umuntu bafitanye ikibazo twamaze kubona muri Showbeazy hari ugaragara ntawe hari uwo mentioninga ntawe muri rusange aravuga ngo aba pasteri kandi n'uyu muntu wamubwiye ngo ugiye gupfa afite ibibazo kubera ko uyu muhungu ikintu cyakomantinze yavuze ngo ngiye kubikira hanze umupastori wambere aravuga ngo ugiye gukenyuka uyu mugabo wo muri Zaburi cya naramwiyumviye hari umuntu utabizi ariko wasanga bari abakozi Imana babibonye babibonye ko agiye gutaha ni ukuvuga ngo uyu Theo bose babireba ikintu agiye gukora agiye gushyira hanze breaking news ntabwo ndi buyivuge nonaha ndaza kuyivuga muri ya gahunda ya pati imwe reka nkomeze kuri Theo nari nkubwiye ngo ikindi kintu uzi kuri Theo ni ikihe ngo ninjire Theo ikindi kintu muziho mbere yabambonye yaba Dominique Nick niwe mu gospel twari dufite waduhaye show uyu Theo bose babireba ku kintu kijyanye no kuramya no guhimbaza Imana afitemo akaboko keza dore ko yabigiyemo bicamo ikuririmba abantu barabikunze ijwi rye bararikunze za deperi baramuzi n'umwana muto yakugeza isaba baramuzi kandi baramusobanukiwe indirimbo y'ikiyumva utangira gushesha urumeza winjira mu gakiza Theo arazwi rwose harimo abantu benshi babohotse kubera umugabo witwa Theo nk'umuvugizi wa Showbeazy ngiye kubwira ibya Theo ubisobanukirwe umenye Theo ni muntu ki kari umunyabibazo hoya manukamo twumve kari umunyabibazo hoya uyu muhungu kuva kiri umwana yiga primaire yagiye ahura n'ibibazo yabanaga n'umubyeyi we ariko umubyeyi we kagaragaza ko nta mikoro yari afite ubuzima mubi babayemo batangiye bahiga ubuzima bugoranye kurya nabyo kugezaho mushiki wiwe yaje kumupfira mu biganza nk'uko yabyivugiye yishwe n'inzara
iyi nkuru ntawe narenze sha urumva ukuntu Theo yakuze uyu Theo akiri umwana mutoya ni ukuvuga ngo mushiki we yaje kumupfira mu biganza iyi ni inkuru izwi ni inkuru yivugiye abantu bazi neza niyo mpamvu nk'umuvugizi ngomba kuza nkabigusobanurira nkanabikwibutsa anzika uyu mugabo rero Theo bose babireba cyangwa uwiringiye Imana Theogene ibyo bibazo yagiye ahura nabyo kugeza naho nyuma yaho na mushiki we wundi wamukurikiraga nawe yari hafi gupfa yishwe n'inzara ntago bamufashaga mu itorero mbabara mvuga rino jambo mfite urusenda mu ntoki Theo bose babireba yaravuze ngo aho kugira ngo ndye umuntu aramutse ari ibiryo njyewe kugira ngo murye uwo muntu akaba ari umunyu ndakubwira ngo umuntu aramutse ari ibiryo ari umunyu bashyira mu biryo nge sinarya umuntu kuko ntaryoshye nakemera ibiryo nkabirya bitarimo umunyu uyu Theo bose babireba ubwo yarari n'icyo gihe mushiki we yarari hafi kwitaba Imana yishwe n'iki kibazo cy'inzara ni ukuvuga ngo mama w'umuntu yararimo arakorera yanze kumuhemba ngo kubera ko atarangije imirimo bibaviramo inzara yabakurikiranye kugeza na n'indi saha Theo bose babireba avukira mu bibazo akurira mu bibazo yitangaje avuga yuko nyine yari umusinzi kandi bakennye uyu Theo bose babireba gukurira muri ubwo buzima bushaririye yarababaye byatumye yiyegereza Imana aravuga ati ngomba gukorera Imana ikazambatura ikazamura muri ibyo bintu bibi nkaba umugabo ushikamye nkashima Imana isi yose ikabimenya niyo mpamvu twagiye tumwumva mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nziza zifite ubutumwa yaje guhinduka ate byagenze biti mbabarira umbwire ngo Theo yaje guhinduka ute yahindutse ute niki cyatumye Theo ahinduka Theo yamaze gusohora ibiganiro birenga 5 kuri izi mbuga nkoranyambaga avuga ngo abapasteri nibo bamunywesha inzoga nibo bamushyize muri uwo murongo wo kunywa inzoga ariko mbere yuko mvuga icyo kintu nyemera nkumvisha ino record umva njyewe narabyamaganye inshuro nyinshi dufatanya na polisi y'u Rwanda ntaho ndumva bavuga ngo nitugufatana Primus turagufunga kandi icyapa kimanitse barimo bashyiraho ati 100% karakonje ibintu twirirwa tureba ahubwo ubundi ubwo umuntu yakarwanyije undi avuga ngo namufotoranye inzoga kweri noneho kuri jye none se aho uzi ko none uzi impamvu mwumvishije ino voice uyu mugabo nyuma yo kunywa inzoga zaje kumuryohana kugeza nahamenya yuko inzoga ikonje iryoha numara kumenya yuko inzoga ikonje iryoha ukayiryoherwa ukajya uyinywa ukumva urayikeneye ukamenya agaciro k'inzoga iryoshye ikonje idakonje ubabaye umusinzi oya ngo iki ntabwo byumvishe mwumvishe indi voice reka mwumvishe indi kugira ngo uyu muntu baze kubisobanukirwa neza ibya Theo umva kano abantu batanze ngo hari abantu ngo batamuzi uri kumva iryo jambo batamuzi mu buhe buryo ni ukuvuga ngo buri muntu agira igice kiwe cy'ubuzima runaka buba buri ku ruhande tuba tudasobanukiwe iri jambo ni mpamvu yarivuze yabwiye yari mu kiganiro aravuga ngo hari abantu batanzi kare nakubwiye ngo uyu mugabo yari inshuti ya Senderi Senderi tusanga tuzi kanywa inzoga ubusanzwe se ntago ari inshuti kugeza n'ubu ni inshuti uyu mugabo ari mu bantu bamwigishije kunywa inzoga nubwo atangiye kuvuga ngo abapasteri ariko ndagira ngo ngaruke mu kintu cy'abapasteri nyitangeho umucyo ese kubera iki Theo bose babireba yijunditse abapasteri yaravuze ngo abapasteri ngo bamwigishije kunywa inzoga nyuma kumwigisha kunywa inzoga batangiye kumujyana no mu ndaya uzi impamvu ibyo bintu yabivuze impamvu batangiye kumujyana mu ndaya maze kumvisha icy'inzoga reka nkumvishe icyo mu ndaya uyu mukobwa bamwita Ingabire hashize imyaka 4 yaje kuri kamera aravuga ngo Theo bose babireba wubwiyo ku giti cye yaje kuvugana nanjye ubwo twari turi icyo gihe bari mu cyumba cy'amasengesho uwo mukobwa asohotse Theo aramukurikira Theo buragira karimi keza agira ukuntu yoshyoshyya ngira ngo n'amagambo yo mu ijambo ry'Imana yari kuri bwiriza cyangwa se yari kuririmba uba wumva ukuntu akarimi kiyo kameze gutya kaba kagira gutya akurikira uyu mukobwa witwa Ingabire yego uyu mukobwa wari mu bibazo atarageraga haba wirwa zerera ariko yubaha Imana yirwa mu rusengero akubitana na Theo bose babireba yego arangije Theo bose bari bakiganira wa mukobwa acika intege niki cyatumye umukobwa acika intege mbaza ngo ni ikihe
uyu mukobwa bari baramaze kumutangaho amakuru abapasiteri bayabwira Theo bose babireba. Theo bose babireba yazaga kureba uyu mukobwa akaza iruhande rwawe agusobanukiwe azi intege nke ufite kuko abagore bose baryamanye bagiye bahura mu bintu by'Imana kandi n'abaza basobanukiwe. Uyu mukobwa yakoze ikiganiro hashize imyaka 4 ku itariki 12 z'ukwezi kwa 2 2022 yagikoreye kwa Sabe. Yego. Icyo kiganiro aragenda aravuga ngo uyu muhungu yamwitaga umuhungu twahuye ibintu byanjye byose abizi, azi ko naba mu rugo, azi ko nirirwa nzerera, nirirwa mu byumba by'amasengesho, azi nicyo nifuza mu buzima. Abigenderaho amfatirana turaryamana mubyarira umwana. Yego. Ngo iki bivuze ngo Theo bose babireba ibintu ari kuvuga by'abapasiteri bavuga ngo bamujyanye mu nzoga nibyo. Uyu Theo bose babireba tuzi ko yasengeraga muri ADPR. Uyu mukobwa abantu bahuriye ni mu cyumba cy'amasengesho cyabarwaga n'umupasiteri nago muvuze. Impamvu ndamuvuze nuko Theo bose babireba nataza gushyira inkuru hanze ndaza kubivuga nk'umuvugizi wa Showbeazy. Mbabarira mbere yuko nkomeza kuri Theo bose babireba umbwire ngo ese nibiye bireguzi kuri Theo bose babireba bijyanye n'abagore uzi bamushinja ibirego bya Theo bose babureba ngo ngarababyarira ntabarerere icyo nzi ahubwo manura iyo miri. Wari uzi ko Theo bose babireba afite abana 31. Hoya ngo iki muri Kenya, muri Tanzania, mu Burundi hano uvuga ngo muri Expo afite y'abana ngo yakuyeyo ngo hehe ngo muri Expo. Yes. Iyi nkuru nijye wayitoraguye ku mihanda nk'umuvugizi wa Showbeazy. Mbere yuko nkubwira ikintu ndabanza nka checkinga. Baramushinja yuko ngashobora kuba afite abana 31. Nibivugwa. We ibyemera nibihe ikintu Theo bose babireba yemera abagore 4 n'abana 4. Urabizi yuko umuntu ari ikintu yemera hari n'ibindi abatemera abanashidikanya. Ibi ngibi yabyemeye bigenze bite? Ibi yabyemeye kubera pressure ya ADPR yamushyizeho, abapasiteri bamushyizeho kugira ngo bajye bamuha imbabazi. Baramubwira ati emera amakosa wakoze uzusaba imbabazi urusengero, usaba imbabazi Imana tukubabarire. Ubabarirwe. Nabo barabyanga. Banga kumubabarira. Urabyibuka baramucunaguje turibaza ngo kuki bamwimye imbabazi. Yego. Ireka ngaruke ejo bundi Theo bose babira mu kiganiro ngira ngo iyi hoteli ya ADPR ngira ngo rayizi. Yego. Uyu nguyu Theo mfite y'umuntu wanje. Yaramwe ngo Theo bose babireba yaje muri ka kamodoka kiwe gatoya. Ngariko hari akadodani bazamukiraho. Yego. Imodoka yinjiraho gutya izamuka. Ngo bumva amavide arakeye sera. Aya. Amavide arakeye tagira gutya ruko amavide mu ikazi yagira gutya. Ataya ya fantasy. Amavide yisize Insenda. Ya fanta ariko. Hoya. Oya. Ya Henikeni. Primunsi. Turbo. Oya. Mu kwinjira ubundi winjiye muri la hoteli imodoka barayisaka bakayisaka imbere n'inyuma basatse barebye inyuma baramaze kuri umukozi w'Imana ukaba ufite amavide inyuma y'imodoka. Uzi ikintu yasubije? Ngo ndatiruye. Yarababwiye ngo imodoka yemera gutwara no kunywa ikishaka. Ariko nibyo. Nasaba bese. Kandi imodoka igenda mu muntu wakijijwe n'utarakijijwe bose rabatwara. Nese sibyo. Yarashatse gusobanura iki? Iyi hoteli yaragiyemo mu kiganiro ariko ntago byabuzaga yuko uyu wite wose babireba iyo babaga bari mu kiganiro n'abandi bapasiteri bategaga ko hano hasi bagashyiramo cya black. Yes. Bya biyoga biremereye. Akakivanga na koka. Bimwe bihenze. Akanywa. Bimwe bihenze. None Theo bose babireba ari kuvanga ira foto bamufoto yaryamye ku cyuma ngo nagariye ngo baramubeshyeye. Ngo yari iryamiye ananiwe ngo avuye ngavuye mu kuramya no guhimbaza. Yuvuye muri ADPR uvuye kuramya no guhimbaza ku muntu nka Theo baguha amafaranga cyane. Wararuhutse ujya kurukira muri botike. Imva yaragujya kugama muri botike. Botike irimo ibitoki. Ahantu yari yicaye ku ruhande rwe hari ikaziye iriho icyuma. Kandi ibyuma bamaze kuvanga ibyuma ubwanye ngo kirabuyayura. Kirabuyayura. Kirabupanura. Abantu bamwe ibyuma ngira ngo murabizi. Kirabupanura kabisa. Niyo mpamvu naje hano kuri Jero TV mbasobanurire mbabwire nk'umuvugizi wa Showbeazy. None niki gituma bari kuvuga ko Theo agiye gutaha?
ko kibavuga ngo agiye gukenyuka. Iki kintu ndakigarukaho. Uyu mubwiriza cyangwa se uyu muhanuzi wo kuri Zaburi yakozeho ikiganiro aravuga ngo Theo agiye gukenyuka. Impamvu yabivuze nuko batangiye gutera ubwoba Theo, batangiye kumushyiraho igitutu kugira ngo atazasohora inkuru zose afite. Theo afite ibizibiti biranga 28 by'ukuntu abapasteri bamunywesheje inzoga, bamujyanye muri bino bintu, Theo akabikukiramo abikamukurikirana nkuko byagiye mu buzima busanzwe. Ariko se umuntu mukuru kucyibazo, umuntu mukuru ubu nagushora mu bintu udashaka ngo iki hari igihe kigera ubuzima uri kubamo, ubuzima uri gucamo ukakwemerera kunyura mu kintu cyose kibonetse. Siga ngo iki iyo ushonje urabizi, reka mite nyivuga, iyo umuntu ashonje akora iki cyo cyose kugira ngo abashe kurya, ingaruka zikaza nyuma. Yego, kuki ushonje utajya kurya ikintu cyose ubonye, nukugira ngo igifu ubande kugishyiramo ikintu. Nicyo cyabaye kuri uyu mugabo, yaravuze ati reka mbanze ndye, umunsi nabonye agahenge nzabashyira hanze. Uyu mwanya none kiri cyo gihe uyu mwanya arawufite, yamaze kwitereka kuri chano yiwe, atangira gusesengura za part 1, za part 2, za part 3 zigiye kujya hanze. None bakaba bumva bari mutera ubwoba ntamene umuceri. Ngo iki abo bagabo b'abakozi b'Imana bagira strategy bakoreramo. Ngira ngo ejo bundi kuri Scovia warabibonye bamubwira ngo bagiye kumurega ku Mana, ngira ngo warabyumvishe. Abo bagabo bagira strategy bakoreramo ngo bakorana n'Imana, ngo bakubwiye ikintu nk'icyo ngo kikubaho. Sibe baba badukanga mugani, baba badukanga badutera ubwoba. Imana ibana n'umuntu ku giti cye, igakora n'umuntu ku giti cye, yabijemo ibindi birapfa. Uyu mugabo Theo bose babireba yarihanangirijwe muri ADPR, asaba imbabazi. Nyuma yaho amaze gusaba imbabazi banga kuzimuha kubera ko bazi ibintu bagiye bamukorera. Ese ni kubera iki? Ko Theo bose babireba ko bavuga ko afite akabari ku Gisozi kiwe. Siyikomeje kwinywera inzoga, sinakumisha banga ngo kunywa inzoga ngo nta cyaha kirimo. Ako si business. Ariko se wamugana, reka mbanze ngubaze. Burarirwa nikora inzoga ikazishyira hano hanze tukazinywa, twamara kuzinywa tugasinda, mu buryo bumwe tuzaba duteje u Rwanda imbere. Yego, mu bundi buryo se twange kuzinywa se nyine sakaza. Theo inywere inywere nanjye nisize insenda, uzajya nisiga insenda, nisiga insenda, nisiga insenda, ndekenya ubundi ubavugire koko. ngo iki Theo bose babireba, nago ndibuze gutinya kuvuga ngo uyu muhungu mu bibazo yahuye nabyo mu buzima bwiwe byagiye bimukurikirana. Uzi yuko Theo bose babireba akiri umwana ajya gukomezwa mu bakatolika, yarakomejwe mu bakatolika, hari dini atagiyemo. Theo bose babireba nago wagiye mu basilamu, nago wabaye umusilamu, nabihakane. Nago wabaye umusilamu, mubwire umusigiti wasengeyeho, wasariyeho, mubwire umuntu wakwinjije mu idini ry'abayisilamu. Ariko ko tuba tubizi, niyo mpamvu nk'umuvugizi wa Showbeazy namaze kwisiga insenda, sinarekera aho ngaho nkora n'ikintu bita kwambara insenda, namaze kwambara umudari. Uyu mugabo Theo bose babireba, gusa nagara abantu bose bamugiriye nabi, ahubwo reka mbanze mvuga akantu gatoya. Theo bose babireba, yego, uyu mugabo mu bibazo yahuye nabyo kera, yego, byatumye na nini saha akibigenderamo. Ni ibiki? Ni ibi. Uyu mugabo yigeze gukora impanuka kuri moto, ajya mu bitaro, ibisebe bimeze nabi ku mutwe umubiri wose. Imana iragumyira murinda kugeza n'izi saha. Yego, ikintu nshaka kuvuga nuko ibibazo byose Theo yaciyemo, ngarutse ku kantu gato cyane. Theo yigeze kujya gusenga, naye maze kuvuga ngo yabaye umusilamu, nta dini atagiyemo. Yigeze kujya kubatizwa mu bakatolike, abura pare, abura umubyeyi wabatisemo ku musozi w'iwabo hari mu karere ka Ngoma, ngira ngo arabizi. Yagiye kubatizwa mu isakaramento ryo kubatizwa kiliziya itanga, habura umuntu umuherekeza w'umubyeyi. Baza ngo byagenze ute? Byagenze bite? Kuri uwo musozi bari babazi, barabangaga umuryango w'iwabo, sinzi impamvu babangaga, gusa nayo nzayimenya. Uyu Theo bose babanaga na mama wiwe, abuze umuntu umuherekeza. Byaje kugenda gute? Byagenze bite? Habonetse umugabo, uyu mugabo witanga wo mu makaritsiye, nabwo aramubwira ngo kugira ngo nkubere pare urakora ibi ngibi. Mbaza ngo yakoze iki? Haba ikiguzi. Uyu mugabo yamwuhije urutoki,
nababwiye ngo singura urusenda kandi ukiri hano. Uyu mugabo yamwurisha urutoki. Oya. Amaze kurumuriza aranumwuhiza. Babyita kurubagarira. Sinzi uko mubyita. No kubagara. Ahantu kuntu hanganaga hari za hegitari aramubwira ngo runo rutoki nutarukora neza sinzaguherekeza. Oya. Yabikoze iminsi 3. Habura umunsi ngajye kubatizwa. Uyu mugabo aramubwira ati nubu utarabirangiza sinzaguherekeza. Oya. Bibi kiguzi kugira ngo bamuherekeze kujya kubatizwa. Ibintu byarabaye. Urukumva ibibazo Theo yaciyemo. Yo, mutumishi wa Mungu kweli. Theo yakuye n'ibizazane. Ariko mu guhura n'ibizazane nago buryo umuntu abayangwa n'abantu bose hari igihe kigera Imana ikagutera iteka. Yo. Uyu bamwita Charles. Uyu ni umupasteri w'urusengero rwa ADPR rukorera hagana hehe? Gashyekero. Uyu mugabo w'umupasteri yabaye hafi ya Theo n'umugabo bita Yongwe, Aposo Yongwe. Babanye nawe uyu mugabo baramukomeza baramubwira ati ibibazo waciyemo tuzabana nawe tukomeze tugushyigikire. Si bo bonyine kuko ubu mfite amakuru breaking news yatanga. Aposo Minyoni ari ruhande rwa Theo bose babireba bari kumwe ari kumubwira ati ibintu uri gucamo nta muntu utarabiciyemo. Rwana nabyo urwane nabyo nk'umukozi w'Imana ubicemo neza tubomore aba bantu bakugiriye nabi niba ngombwa tubashyire hanze nabo tubabomore. Uyu Theo bose babireba aya maboko meza arimo ayo yaciyemo kwa Aposo Yongwe. Ngira ngo Aposo Yongwe nubwo twagiye tumwumvaho ibintu bimwe na bimwe bitari byiza ariko n'umugabo w'intwari n'umugabo sobanukiye Nyarugenge. Niyo mpamvu yaramuzanye amwereka Nyarugenge. Theo bimuviramo kujya za Malawi kujya za Congo Brazzaville kujya mu Burundi kujya Tanzania banavuga ko ari naho yakuye babana bose. Yego. Afiteyo n'abana. Ariko ndi kuva kuri Theo abanyarwandakazi narababwiye ati nk'umuvugizi wa Showbeazy wamaze kwisiga insenda urwego namaze kururenga natangiye no kuzambara munyembere nje muri ya gahunda ya part imwe nigira imbere. Reka twigire muri part imwe. Iyi gahunda ya part imwe narayitangije ubwo navugaga ku mugabo bitwa Bamenya. Bene Imana Ramazani ndi kuvuga inzira yaciyemo zinzitane kugeza aho yarwaye akarwara stroke kugeza yahombye agomba $17 zose mu kiganiro narabikoze. Mujye kuri live on entertainment mu birebe. Yego. Hanyuma muri gahunda ya part imwe ndakubwira ngo nimba ufite impano nimba hari ikintu ushoboye nimba uzi gukina umupira nimba washobora itangazamakuru nimba ushoboye kubwiriza nimba ushoboye kuririmbira Imana nimba ushoboye gucuranga bizane ukurikiza umurongo wa Showbeazy numara kukurikiza wirinde kurenga imbibi numara kwirinda kurenga imbibi uzane n'igishoro cyane. Iyi Showbeazy si kwaso hapa si kwaso urasoje. Hoya ntabwo ndasoza. Abantu bo kuri Jero TV mutazandeba nyamuneka suku nsoza iyo nisize insenda ndikokera umubiri wose nagaruka nsoza hano si kwasi muri Showbeazy bisaba igishoro. Uyu mugabo witwa Jerome undi imbere muramuzi avesigaho tazambora ibintu byawe ufite abakunzi ndabafite mujye muri comment mumbwire mbabwire ibya Jerome ntabyo mfite hafi mbibabwire nta na kimwe uragikura heze nago nabibura. Aya naje najyaga nkurikirana iyi chano yawe kuko iyi chano narayikurikiye kugeza igihe yatangiriye ku itariki 16 z'ukwa gatanu 2020 na kangahe. Ongeraho uwo mwaka mbabarira ntawo simbizi sinagiye mbikurikirana simwagiye mubomora mujya muri Showbeazy mujya muri sport mugenda muzamuka. Iyi chano narayikurikiye n'umukada nagiye mubonaho ngira ngo nawe mbomo yarabizi ngenda mbona abantu batandukanye ariko sinatinya kuvuga ngo nawe ndakuzi jewe. Igihe kimwe banyemere bajya muri comment abakunzi ba Jero TV bambwire ngo uzabivuge mbabwire uyu mugabo bamwita Jerome mubasobanurire Banyarwanda. Nabonye barikije ku mukada ariko uwo mukada uvuga uramuzi. Umukada mbabwire ibyawe n'umukada mbabwire ibyawe n'umukada umukada mureke wowe n'umukada mufitanye ibintu byinshi hari umunsi nzabibomora nimara kwisiga insenda namaze kokera hari urusenda nzisiga rwika Kamurari. Kamurari urayizi? Ndayizi. Nzakubwira ibyawe n'umukada. Hari ibyo tuziho ngo ngwiki nago mbizi upfa kudakomera nago mwashatse gukwana n'umukada. Oya nago nzi kuntu byagenze avesesiga nabyo mvuze manika nabyo mvuze ariko mu mbabare nyamuneka mu ndebe ijisho ry'akanyenyeri mugende mudushyigikira
ndetse munakunda ibintu dukora kugira ngo umunsi ku munsi cyangwa se mu buzima bwa buri munsi tubashe kubaha ibintu byiza kandi turi muri wa murongo mugari w'ubuvugizi wo kwerekana ibibera muri Showbeazy, wo kwerekana ibiri gukorerwa muri Showbeazy, wo kwerekana abantu bari kurengera muri Showbeazy, tubahana tubashyiraho agakoni tubabwira ngo umurongo mugari n'uyu nguyu, ari nabyo bahereye Scovia inshingano kugira ngo tumufashe. Yego. Witwa Mr. Tunga aka umuvugizi wa Showbeazy, uyu munsi niwe twari dufite kugira ngo aze kubana natwe atugezeho ubwino. Mwamwumvishe mumwakiriye mute, tumugarure tubane nawe igihe cyose, mwebwe amahitamo na yanyu. Twebwe twitwa Jero TV Show, tubifuriza kugira ibihe byiza, umunsi muhire.